iwacu muri Yerusalemu mu gihugu cy'amahoro gakondo y'abacunguwe. Haleluya gakondo y'abacunguwe. Haleluya gakondo y'abacunguwe. Tuziturire iwacu muri Yerusalemu mu gihugu cy'amahoro gakondo y'abacunguwe. Haleluya gakondo y'abacunguwe. Haleluya gakondo y'abacunguwe. Yerusalemu nziza izamanuka mu ijuru, mu isi n'ijuru bishize bizaba bikuweho. Haleluya bizaba bikuweho. Haleluya bizaba bikuweho. Tuziturire iwacu muri Yerusalemu mu gihugu cy'amahoro gakondo y'abacunguwe. Haleluya gakondo y'abacunguwe. Haleluya gakondo y'abacunguwe. Nta rupfu nta byago bizarangwa mu murwa, hazaba umunezero no guhora witeka. Haleluya no guhora witeka. Haleluya no guhora witeka. Tuziturire iwacu muri Yerusalemu mu gihugu cy'amahoro gakondo y'abacunguwe. Haleluya gakondo y'abacunguwe. Haleluya gakondo y'abacunguwe. Azamurikirwa na Yesu, twizere umwami Yesu, tuzaturayo twese abatoranijwe. Haleluya abatoranijwe. Haleluya abatoranijwe. Tuziturire iwacu muri Yerusalemu mu gihugu cy'amahoro gakondo y'abacunguwe. Haleluya gakondo y'abacunguwe. Haleluya gakondo y'abacunguwe. Iryo hema ry'Imana rizaturana n'abera, Imana izaturana n'ab'Imana y'abiteka.
gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Tuziturire iwacu muri Yerusalemu, mu gihugu cy'amahoro, gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Muri Yerusalemu, mu gihugu cy'amahoro, gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Haleluya, gakondo y'abacunguwe. Bene data namwe bashiki bacu, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nkaba nshimira Imana mu gitondo cy'uyu munsi ko Imana iduhaye akanya ko kugira ngo dufatanye ijambo ryayo, Uwiteka aduhane umugisha. Turasoma mbere y'uko dusenga, turasoma mu Itangiriro 25 umurongo wa 5 n'uwa 6. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de sa concubine, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient. Abraham yahaye Isaka ibye byose. Umurongo wa 5, umurongo wa 6, ariko abana babaja yabahaye impano akiriho, abirukana kuri yo mu maso ye mu gihugu cy'iburasirazuba. Turasenga. Ndagushimiye umwami wacu Yesu Kristo, mukize w'ubuntu n'imbabazi. Izina ryawe rihimbazwe kutwongeye akanya kugira ngo dushobore kumva ijambo ryawe. Mwami, ndagusaba kugira ngo wowe ubwawe warihumetse uhagarare hano, Uwiteka, urihamirize mu mbaraga z'umwuka wawe wera. Abana bawe twese, nanjye ndimo, uduhe umugabane mwiza nk'uko wawuhaye Mariya. Jambo ryawe ni rizima, jambo ryawe ni umutsima w'ubugingo, jambo ryawe ni umucyo w'ubugingo, jambo ryawe ni amazi y'ubugingo, jambo ryawe riraryoshye nk'uko Dawidi yabihamirije. Jambo ryawe ni ubutunzi nk'uko Dawidi yabihamirije ngo rimurutira zahabu yose na feza yose. Jambo ryawe ni imbaraga, jambo ryawe mwami ni agakiza, jambo ryawe ni byose kandi riruta byose. Mwami wanjye, ndagusaba kugira ngo hagarare hano koko. Mwami, fungura ijambo ryawe, uhe buri wese wumva iri jambo kuri uyu muyoboro w'ikoranabuhanga aho ari hose kandi afite kose. Mwami, uturisha umutima we kugira ngo umuhe umugabane uhebuje, umugabane w'abana b'imfura, umugabane uruta byose, umugabane mwiza. Uduhe umugisha Mwami, tangirane natwe, sozanye natwe, wumvira ijambo wese Mwami, umuhe ibyiza biririmo. Nkaba ngushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nkaba nibutsa abanyumva ko turacyari mu ijambo rivuga ngo umugabane ugenewe abana b'imfura. Twakomeje kugaruka kuri iri jambo riri mu Itangiriro 25 umurongo wa 5 n'uwa 6, kuko niryo fatizo Abrahamu nka sekuruza w'abizera. Abrahamu nk'uwahawe isezerano ry'umwana w'umuhungu Isaka, ari we ushushanya Kristo, yamuhaye ibyo byose. Nyamara mu nzira twagiye twumva z'intege nke zitajyanye n'isezerano, hari harabonetse izindi byaro, hari harabonetse abandi bana bamwitirirwa. Bantu bitirirwa Imana ni benshi, ariko umugabane ugenerwa abana b'imfura, abana b'isezerano, abana babyawe n'ijambo. Basenga ni benshi
ntawe ari kuburanya Ismaeli ngo avuge ngo si mwene Aburahamu. Nta kibazo, ni mwene Aburahamu, ariko uburyo yabonetsemo, uburyo yavutsemo nibwo bujyana n'ibyo azaragwa. Isaka yavutse kubw'ijambo, Isaka yavutse kubw'isezerano, n'umurage ugendana n'imivukire ye urihariye. Nkabashimira Imana ko abana b'Imana twabyawe n'ijambo, n'umurage ujyanye n'uko kuvuka urihariye. Ariko n'abana b'abaja ntabwo bagiye imbokoboko. Ijambo ryatubwiye ku murongo wa 5 ngo Aburahamu yahaye Isaka ibyo byose. Wa 6 ariko nawe uravuga ngo ariko abana b'abaja aba Imana. Ni ukuvuga ngo abana bavutse ku bandi bagore bavuka mu buryo butemewe, niko navuga. Imana atariyo yatanze iryo jambo, ariko Imana niyo yabaremye. Imana yifatanije na Sara ibwira Aburahamu ngo wibabara, wikwicuza, kora ibyo Sara avuze. Irukana umuja n'umwana we, irukana Hagari na Ismaeli, kuko umwana w'umuja ntashobora kuraganwa n'umwana w'isezerano. Iryo ni ihame. Ni ukuvuga ngo Aburahamu cyamubabaje, nabo bari abana be, abana ba Ismaeli mwene Hagari n'abana ba Ketura, nabo ntabwo bagumyaho. Ni ukuvuga ngo mu murage wemewe hasigaye Sara na Isaka. Umugeni wa Yesu Kristo niwe ufite umugabane wo kuguma imbere y'Imana. Hano ku murongo wa 6 haravuga ngo aba impano akiriho, ariko arabirukana bava bajya kure yo mu maso ye. Icyambere kiruta byose, abana b'Imana, intore, abana b'imfura turagwa, nugutura mu maso y'Imana. La première chose que les élus héritent, c'est demeurer devant la face de Dieu. Habiter devant la face de Dieu. Umugabane wa mbere ukomeye cyane w'abana b'Imana, w'intore z'Imana, nugutura, nukuguma mu maso y'Imana. Wayisaba kakumva, wayisenga wikakwegera nawe ukayegera, mugasabana. Ibyo iyo bifite biruta byose umwana w'Imana. Ikimunyura cya mbere nukumva ari imbere yayo. Ndashimira Imana kwirya ari ibanga rikomeye n'abanyuma bose, abana b'imfura, abana b'Imana, banyumva bose iryo banga bararizi. Umwana w'Imana yagiye kure y'Imana arababara, agira agahinda. Iyo agumye mu maso y'Imana yuzura imbaraga, akanezerwa, akayishima, akayihimbaza. Reka dushimire Imana kuko uwo mugabane uraruta indi migabane yose. Uwo mugabane, ubwo butunzi buraruta ibintu byose. Un enfant de Dieu, un élu de Dieu, un fils de Dieu qui m'écoute, il connaît ce secret. Demeurer devant la face du Père, rester dans la présence de Dieu, s'approcher de Dieu. Et quand Dieu s'approche de nous surtout, cette communion, c'est la meilleure part. C'est ça notre force, demeurer devant la face de Dieu. Quand bien même on aurait autant de problèmes, si on est devant le Seigneur, si on vit dans sa présence, on est dans la joie, on est réconforté, on est fort, on est dans la position merveilleuse. Niyo wagira intambara, niyo wagira imibabaro, niyo wahura n'ibibazo, mu gihe ushobora kuba imbere y'Imana bikurutira byose, kuko uzuzwa imbaraga, kagira amahoro, kagira umunezero, ukabaho mu rugamba ariko ufite amahoro n'ubwiru bukomeye. Umugabane w'abana b'imfura ntagereranywa. Abasenga ni benshi, baririmba ni benshi, babwiriza ni benshi, abagore ni benshi, madini ni menshi, ariko umugeni ni umwe.
kirisito aribo bana b'imfura nibo bafite uwo murage, bafite uwo mugabane, kandi uwo mugabane ni ijambo, kandi iryo jambo ry'ukuri, ijambo ry'ubugingo niryo riduha ubugingo budashira. Umwami Imana ahimbazwe wahitiyemo intoreze umugabane uhebuje. Umwami wacu Yesu Kristo aduhane umugisha. Iyo dusomye muri Yohana 15 murongo wa 15 kugeza ku wa 16 tubona uwo murage. Yohana 15 murongo wa 15 n'uwa 16. Je ne vous appelle plus serviteur, signifita abagaragu, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, kuko mugaragu ntamenya icyo shebuja akora. Mais je vous ai appelé ami, nabise inshuti zanjye, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Nabise inshuti zanjye, kuko nabamenyesheje ibyo nabwiwe na data byose. Ngo 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ntabwo ari mwe mwantoranije. Alléluia. Mais moi, je vous ai choisi. Ahubwo ni jye wabatoranije. Ah, gloire à Dieu. Witeka imazwe. Et je vous ai établi. Kandi nabashizeho. Afin que vous alliez. Kugira ngo mugende. Et que vous portiez du fruit. Mwere imbuto. Et que votre fruit demeure. Kandi imbuto yanyu ihoreho. Afin que ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous le donne. Kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Voilà, c'est ça la part des premiers-nés. Gloire au Seigneur. Je ne vous appelle plus serviteur. Sinyibita abagaragu mu rugo rw'umukungu. Ntabwo haba abana gusa, haba abagaragu, haba abaja, haba abakozi, bakaba bakarya bakaryama, ariko abana ni abaragwa. Niyo mpamvu ikitunezeza cyane munega amatwi, ikitunezeza cyane si ugukorera Imana, ikitunezeza cyane si ukubwiriza ubutumwa, ikitunezeza cyane uyu mugabane ntabwo ari uguhanura, ntabwo ari ukubwiriza, ntabwo ari ukuririmba. Ikitunezeza cyane si imirimo dukora kwa data, kuko n'abayikora ni benshi. Ikitunezeza cyane ni isano dufitanye nawe, kuko abagaragu ni benshi, ariko abana ni amaraso ye, ni imbuto ye, kandi abana bafite gakondo yose. Abagaragu bo bakorera imishahara. Turashimira Imana kuko ibyo bitunezeza. Niyo mpamvu mu itorero ry'Imana nzima nta nikora yizi bihaba, nta gukora n'icyubahiro bihaba, kubera yuko mbere yuko mu itorero ry'umugeni, mu itorero ry'Imana nzima, umuntu aravuga ngo arabwiriza, ngo arakora kwa data, abanza kubyarwa, akaba umwana, akaba samuragwa, akaragwa, akanezezwa, nuko umwuka wera amanya n'umwuka we ko ari umwana w'Imana. Voilà la position qui nous réjouit. Ce n'est pas les œuvres. Ce ne sont pas les œuvres. C'est pas le fait de servir Dieu, de prêcher l'évangile, de chanter des cantiques, de faire des travaux dans la maison du Père. Loin de là. Beaucoup de personnes peuvent faire ces choses. Mais ce qui nous réjouit, c'est la relation de sang que nous avons avec le Père. C'est le fait d'être né par la parole, engendré par la parole. Nous sommes les enfants parole, l'épouse parole. Les enfants de Dieu sont les enfants de la parole. Ils sont nés de la parole.
dans cette parole que notre héritage est consigné. Turashimira Imana ko niko bimeze. Hanyuma mwese mukaba mwumva mufite iyo sano muzi iyo sano y'ukuri, iyo sano yakomotse ku mbuto ya data itavangiye abana jambo. Isaka yasarutse kubera ko Imana yavuze. Isaac a été manifesté parce que Dieu a parlé. C'est selon la parole qu'Isaac fit visible. Imana itavuga Isaka ntiyari kuboneka, natwe abana b'Imana twagaragaye kubera ko mu gisekuruza cyacu le Père a parlé. Le Père a parlé. Data yaravuze, Imana yaravuze, kamagara umuhanuzi imuha ijambo n'ubu nirizima. Niryo tukizera. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Iyo ijambo ritaboneka abana ntibari kuboneka, umugeni ntiyari kuboneka, ariko ubwo ryabonetse n'umurage wose n'ibiririmo byose n'ibyacu. Nkaba nshimira Imana iri jambo Yesu Kristo yabwiye abana be ba mbere, yabwiye intumwa ze za mbere, natwe ni iryacu ngo singibita abagaragu. Je ne vous appelle plus serviteur. Ndanezerewe cyane kubw'ijambo. Nawe unyumva wese unezerwe ngo singibita abagaragu. Mu itorero ry'Imana nzima nta ntambara y'imirimo ihaba, nta ntambara yo kugaragara ihaba, nta ntambara y'amazina y'ibikomererwa ihaba. Ngo musenyeri, ngo apotre, hari n'abavuga ngo ni ababyeyi, ngo badati mu itorero, ngo ni se w'itorero, ngo ni nyina w'itorero. Umwanda ntawuba mu itorero ry'Imana nzima. Ikitunezeza abana b'Imana twese tuba tunezerewe no kuba mu mugabane wa data, tuba tunezerewe no kuganira na data, no kuguma imbere ya data, no kubona mu maso ye mu gihe abana babaja nubwo babahesengereye impano babirukanye kure y'amaso ya data, kure y'amaso ya se wababyaye mu buryo butari bwo. Nabo barasenga. Nicyo ushaka kubabwira, nicyo ijambo rivuga. Abirukana mu maso y'abayimana, nabo barumvirwa, nabo birukana amadayimoni, nabo basengera abarwayi. Si Imana se, ariko ntabwo bari mu maso y'ijambo. Turashimira kugira ngo hagere ugomba kuba uhishurirwa. Kugira ngo uhishurirwe bigusaba yuko Imana ikwemera. Ntabwo Imana yakwereka mu maso yayo itakwemera nk'umwana wayo ugomba kuragwa. Umwami Imana adwane umugisha. Je ne vous appelle plus serviteur, singibita abagaragu. Ibyo byumvikanye. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Umugaragu akurikira akabamuhaye, ariko ntago amenya amabanga ya shebuja. Mais je vous ai appelé ami, ariko jyewe nabise inshuti zanjye, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Muri inshuti zanjye kuko nabamenyesheje ibyo namenyeshejwe na data byose. Faut que vous souligniez sur le mot tout. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Nabamenyesheje byose ibyo nanjye nabwiwe na data. Aho umwami wacu aravuga, nk'umwana w'Imana aravuga, nk'umuhanuzi aravuga, nk'uwabiriza ijambo aravuga ati abagaragu ni abagaragu, ariko mwebwe nashyize hano nabamenyesheje ibyo nawe na data byose n'ubwiru bwose. Ça c'est merveilleux. Je vous ai fait connaître tout. Byose. Abraham yahaye Isaka ibye byose. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Nabamenyesheje ibyo namenyeshejwe na data, atari bikeya, atari igice cyabyo, tout byose. Nkabangize gutya vuga ngo mu mugeni wa Yesu Kristo muri aba bana b'imfura, ijambo ryose cyarahishuwe, ijambo ryose rigomba guhishurwa na niwo
mugabane wacu. Murongo wa 15 dans verset 16. Ce n'est pas vous encore. Voilà encore des choses merveilleuses. Uyu mugabane ntabwo umuntu awigenera. Uyu mugabane ntabwo umuntu akoresha imbaraga ze ngo ubone. Nta ruhare abagenerwa uyu mugabane bafite kugira ngo bawugenerwe. Byatewe n'uko Imana yabishatse ubwayo. Tous ceux qui ont droit à cette part réservée au fils premier-né n'ont pas fait un effort personnel, ni produit des œuvres qui puissent les rendre dignes d'avoir cette part. C'est selon la volonté de Dieu. C'est ce que nous appelons, c'est ce que la Bible appelle la prédestination. Nibyo twita mu Kinyarwanda gutoranywa. Imana izi intore zayo gutekereza abana be. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, si mwebwe mwantoranije, mais moi je vous ai choisi. Ahubwo ni jye wabatoranije. Ntabwo ari mwe mwantoranije, ni jye wabatoranije. Et je vous ai établi, kandi nabashyizeho, afin que vous alliez, kugira ngo mugende, que vous portiez du fruit, mwere imbuto, et que votre fruit demeure, kandi imbuto yanyu igumeho, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Kugira ngo ibyo muzasaba data byose n'izina ryanjye abibahe. Uwo ni umugabane ufatika w'abana b'imfura. Hano muri Yohana 16 twasome guhera ku murongo wa 13 kugeza kwa 15. Quand le consolateur sera venu, Umuhoza naza, l'esprit de vérité, umwuka w'ukuri, il vous conduira dans toute la vérité. Azabayobora mu kuri kose. Mucumura mu kuri toute la vérité. Ukuri kose. Abrahamu yahaye Isaka ibye byose. Ibyo nawe na data byose uko tumaze kubisoma narabibamenyesheje. None hano Sezaro yatanzwe ngo umwuka w'ukuri naza. Uwo Muhoza naza azabayobora mu kuri kose. Ntabwo ari igice. Ntabwo itorero ry'Imana ryubaka ku nyigisho agapande kamwe nk'uko amadini abigira. Jambo ryose ni gakondo y'abera, ni gakondo y'intore. Jambo ryose ni umugabane w'abana b'imfura. Azabayobora mu kuri kose. Car il ne parlera pas de lui-même. Ntabwo azavuga ibye. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Azavuga ibyo yumvise. Et il vous annoncera les choses à venir. Kandi azabamenyesha ibyenda kubaho. 14. Il me glorifiera. Azamesha icyubahiro. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Kuko azafata ibyanjye et vous l'annoncera. Akabiba menyesha. 15. Tout ce que le Père a est à moi. Ibyo data atunze byose ni ibyanjye. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Yohana 16 umurongo 15. Yohana 16 umurongo wa 15. Ibyo data afite byose ni ibyanjye. Nicyo gitumye mvuga nti azenda ku byanjye abibabwire. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Mana ihimbazwe.
mwami wacu Yesu Kristo niwe Isaka wacu, ibyo zafite byose nibye, kuko niwe Mana nzima nk'uko tumwizera. Niyo mpamvu we iyo atanga umugabane awuha intore ze, awuha itorero rye, awuha umugeni we, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ntabwo atanga umwuka amugabanije, aduha ubutunzi bwose, ubumana bwose buri muri we. Kandi na Kristo we wese nk'ijambo ari mu mugeni we, ibyo data byose afite n'ibyanjye. Niyo mpamvu ntacyo muzabura, uwo ni umugabane w'itorero. Niyo mpamvu nta jambo rizabura, nta mbaraga zizabura, nta buzima buzabura, nta bikenewe byose umugeni azabura, kuko n'umugeni wemewe n'abana jambo. Ntacyo tuzabura twaca mu butayu, twaca mu bihe by'inzitane, twaca mu ntambara. Uko byagenda kose Imana ifite uburyo bwo guha abana bayo umugabane wuzuye, ntabwo ari igipande. Ibyo data afite byose ni ibyanjye. Uwiteka aduhane umugisha. Mbega umugabane, mbega umugabane uhebuje, mbega quelle part merveilleuse, quelle part particulière. Mbega umugabane sinyibita abagaragu. Intambara zose z'abasenga ni ukurwanira ibyubahiro, n'abavuga ngo bamenye ukuri ugasanga iki kibazo kirahari. Ariko uyu mwana w'Imana yamaze guhishurirwa ubwo bwiru, kuko ari umwana w'Imana, iyo myuka ibiri kure, kuko abafite ikiruta byose, umugabane uhebuje uruta iyindi. Turasoma muri Luka igice cya 10 dore ku murongo wa 20. Luka 10 murongo wa 20. Kugeza ku 24. Mwami wacu Yesu Kristo aduhane umugisha. Nous lisons dans l'évangile de Luc, verset 20 jusqu'au verset 24. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ariko ntimunezezwe nuko imyuka ibumvira. Ahangaha abigishwa bari baje bamaze kwirukana amadayimoni, maze gukora ibitangaza Imana ibakoresheje, baza basimbagurika. Uko bimeze numva ariyo mateka. Uko bimeze turi ku murongo wa 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Dore mbahaye ubutwari bwo gukandagira inzoka na scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi, no kugendera hejuru y'imbaraga zose z'umwanzi. Et rien ne pourra vous nuire, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara. Murumva umuntu yagira ngo umugabane naho urakomeye cyane. Ahita akomeza ku murongo wa 20, en lisant le verset 19. Luc 10, 19. C'est aussi une part, une grande part. Mais le Seigneur est en train d'éclaircir quelle est la part des élus. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de la nava imbaraga zo gukandagira inzoka et les scorpions, n'ama scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. N'abaye kugendera hejuru y'imbaraga zose z'umwanzi, uyu ni Satani. Et rien ne pourra vous nuire, kandi nta kizagira icyo kibatwara. Ni mwami wacu wabaye izo mbaraga ntawazibaka, ariko arangije agira icyo asobanura. Verset 20. Cependant,
Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous, ahubwo, mushimishwe, munezerwe, de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Munezezwe, nuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Ono umugabane urenga ikitunezeza si ukwirukana amadayimoni, ikitunezeza si uko twazura abapfuye kuko barongera bagapfa. Igihugu kimwe gusa kitazahamwa amarimbi ni iwacu, ni muri Yerusalemu nshya, ni mu bwami bwa data. Niyo wasengera abarwayi, niyo wagira gute bazakomeza barware, niyo bataha bazongera barware, no gupfa bapfe kuko n'Imana yabivuze ngo nurya kuri iyo muto uzapfa. Ni Satani waje aravuga ngo yango ntuzapfa, ariko icyo Imana yavuze ntigikuka. Niyo mpamvu umugabane wacu icyo twizera nuko abasinziriye mu mwami bafite ubugingo budashira, nuko hariho kuzuka. Ce qui nous réconforte, ce qui nous réjouit, c'est qu'il y a la résurrection des croyants. Ceux qui dorment dans le Seigneur, ceux qui meurent dans le Seigneur ont la vie éternelle. Ils attendent la trompette pour la résurrection et l'enlèvement. Bategereje imanda. Abasinziriye bazuke, bariho duhindurwe dutane nabo. Igikomeye cyane si ibikorerwa umubiri, si ibikorwa abantu babona ngo bavuge muriya ngo arirukana amadayimoni aragira gute, ngo ibyo ntibiba ari ibyo mubishyira imbere. Au verset 20, cependant, ahubwo, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Nyamara, ariko, mwitonde, ntimunezezwe nuko amadayimoni abumvira. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Munezezwe nuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Iki ni ikintu cy'ingenzi. Noneho umuntu yavuga ikizatubwira ko amazina yacu yanditswe mu ijuru, ikizakubwira wowe unyumva ku izina ryawe ryanditswe mu ijuru ni iki? Kutazajyayo gusoma. Uwo izina rye ryanditswe mu ijuru, nyiri igitabo uwamwanditse muri icyo gitabo, uwamugeneye uwo mugabane arabimumenyesha, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga mu Baroma 8 ngo umwuka abwiririkanya n'umwuka wacu yemeza neza ko turi abana b'Imana. Ntabwo jewe cyangwa undi muntu ariwe wakwemeza ko uri umwana w'Imana. Oya, uwakugize umwana wawe, uwakwanditse mu ijuru muri icyo gitabo cy'ubugingo aranabikumenyesha. Niyo mpamvu Yohana atubwira muri Yohana 1:3, ntabwo ari mu butumwa bwiza bwa Yohana, ni mu mabara ya Yohana. Yohana 1:3 aravuga ngo twitwa abana b'Imana, n'ubuhamya bwa Yohana intumwa, kandi niko turi. Twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Niba isi itatuzi nuko nawe itamumenye. Icyo tuzi nuko nagaragara tuzasa nawe. Umwana w'Imana arabimenya, umwana w'Imana arabyumva. Nous sommes appelés enfants de Dieu, et c'est ce que nous sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'ils ne l'ont pas connu. Mais ce que nous savons, c'est quand il sera manifesté, nous lui ressemblerons. Icyo tuzi nuko nagaragara natwe tuzagaragara kandi tuzasa nawe. Uwo ni umugabane w'abana b'Imana. Ntimunezezwe nuko amadayimoni abumvira, munezezwe nuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo, yanditswe mu ijuru. Katubivugaho gatoya kugira ngo dutandukanye umugabane w'abana b'imfura n'indi migabane. Iyo dusomye mu byahishuriwe Yohana igice cya 13 umurongo wa 7 n'uwa 8, byahishuriwe Yohana Apocalypse 13 verset 7 à 8. Byahishuriwe Yohana
cya 13 cyashuwe cya 13 murongo wa 7 n'uwa 8. Murongo wa 7, ihabwa ni inyamaswa ushaka kuzabona inyamaswa yahasoma hose. Ihabwa ni inyamaswa kurwanya bera no kubanesha. Ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Ubutware buzahabwa Antikristo. Murongo wa 8, abari mu isi bose bazayiramya. Umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Umuntu wese utuye kuri isi utanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Abana b'imfura, intore z'Imana, umugeni wa Yesu Kristo, umuganura wayo, abana bafite umwanya wa mbere banditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Umuntu wese utanditse muri icyo gitabo azaramya iyo nyamaswa. Nibanga rikomeye. Ikindi ntabwo umuntu yiyandikamo, ni ukuvuga ngo kugira ngo utayoba. Mu gihe uramya iyo nyamaswa ukizera inyigisho ze, uyu mugabane mu wamuciye kubiri. Kandi niyo mpamvu Yesu yatubwiye ngo simwe mwantoranije ni jye wabatoranije. Ni nko kuvuga ngo simwe mwankunze ni jye wabakunze, ni jye wafashe icyemezo. None se iki gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama uko tubibonye hano mu murongo wa 8 ntabwo twiyandikamo. Apocalypse 13 verset 7 et 8. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. N'ibintu bikomeye. Ntawe wamucikira kereka uri muri uyu mugabane. C'est terrible. Tu ne peux pas échapper à moins que le Seigneur, que le Père t'ait réservé cette part qu'il a réservé à ses fils premiers-nés. Ntaho abantu bazacikira Antikristo n'inyigisho ze keretse abafite uyu mugabane. Au verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent. Tous les habitants de la terre l'adorèrent. Ils devront l'adorer. Janga bikunda abatuye isi bose kuva ku bami kugeza ku muturage wa nyuma bagomba kumuramya. Tous les habitants de la terre, à commencer par les rois et les chefs des États, devront s'agenouiller devant l'Antichrist. C'est dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde. Abo amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Igitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Uwo ni umugeni wishwe isi n'ijoro, immolé dès avant la fondation du monde. Watambwe mbere yo kurema kw'isi. Mu Kinyarwanda bavuze ngo uhereye ku kurema ya de avant mbere yo kurema kw'isi. Ni ukuvuga ngo mu ntekerezo z'Imana, mu ntekerezo za data, umwana w'intama yari yarateguwe, yari yaramaze gutambwa. Ibyabaye nyuma bigaragara kwabaye kugaragaza ibimurimo. Niba umwana w'intama yari yarateguwe akaba yari yaratambwe, yarishwe kera aducungura, ntabwo umwana w'intama yategurwa ngo mu bitekerezo by'Imana umwana w'intama atambwe abacungura abo kuba bateguwe. Ni ukuvuga ngo nk'uko umwana w'intama yatambwe isi n'ijuru bitararemwa, n'abo yatambiwe n'abo bateguwe isi n'ijuru bitararemwa
Gloire au Seigneur. Umwami ahimbazwe, umwana w'intama wateguwe mu bitekerezo by'Imana, mu migambi y'Imana, agatanga isi n'ijuru bitararemwa. Ntashobora guteganywa ngo atambwe mu migambi y'Imana. Imana itazi abicungura. Biravuze ngo izi ntore, izi mfura, aba bana b'Imana nabo bateganijwe mbere. Uwiteka akwiye gukomerwa amashyi, Uwiteka akwiye kuvugamirwa, Uwiteka akwiye guhimbazwa, cyane cyane bikozwe n'izi ntore yahaye uwo mwanya. Abantu ni benshi, basenga ni benshi, amasengero arapakiye, ariko abantu banditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe isi n'ijuru bitarashyirwaho imfatiro, nibo bonyine batazayoba, nibo bonyine batazakurikira inyigisho z'ibinyoma, nibo bonyine bagenewe uyu mugabane. Reka tuvuge ngo umwami Imana ahimbazwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Tous les habitants de la terre l'adorèrent, c'est-à-dire sauf tous les habitants de la terre l'adorèrent. Mais il y a une exception. Tuyisi bose baramuramya, ariko hari n'ingayobora, hari umwihariko. Tous les habitants de la terre l'adorèrent. Mais la Bible ne s'arrête pas par là, elle continue. Ce dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Tous les habitants de la terre, ariko nabo abo izina ryabo ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama, qui a été immolé dès la fondation du monde. Wishwe kuvisa igishyirwaho imfatiro, kuvisa ikirema, umugambi wo gucungura wari wuzuye. Ibyo tubona ni ugusohora kw'iby'Imana yateganije. Iki ni igitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama, ni nacyo cyanditswemo abazanesha, nicyo cyanditsemo abatazaramya antikristo. Igitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama, amazina y'abakirimo nibo batazagirwaho ingaruka n'urupfu rwa kabiri, nibo bazazamurwa, nibo mugeni wa Yesu Kristo. Iyo dusomye nanone mu byeshuro Yohana 21:27, byeshuro Yohana 21:27, Uwiteka duhana umugisha kandi ahimbazwe cyane cyane cyane. Byeshuro Yohana 21:27, muri rwo ni muri ururembo rwa Yerusalemu nshya. Byeshuro Yohana 21, ushaka zahisomere, baravuga Yerusalemu nshya, cyangwa natwe tuzahagera. Ni muri urwo rurembo iwacu mu gihugu cy'amahoro, muri Yerusalemu nshya. 27, muri rwo ntihazinjiramo ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabeshya, keretse abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Keretse abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Iki ni igitabo, ntabwo ari igitabo cy'ubugingo gusa, kuko turabona mu kanya ko hari n'igitabo cy'ubugingo cyonyine, kubera ko hari n'abandi bizeye Yesu Kristo ko ari umukiza wabo, ko yabacunguye, yababambiwe, batari muri uyu mugabane, ariko bazabona ubugingo budashira, ariko batari mu bazazamurwa, batari muri Yerusalemu nshya, batari umugeni, ariko bazabaho kuko bizeye Yesu Kristo. Hari n'abandi bantu nk'uko Pawulo abyigisha mu Baroma 2, babayeho batigishijwe iby'ubutumwa bwiza. Imana izabacira urubanza idakurikije ubutumwa bwiza, ibacira urubanza ku bunyangamugayo bwabo. Abo bose Imana itabera, Imana itabeshya, izabaha kubaho. Bari mu gitabo cy'ubugingo gusa, ariko bari mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama, nibo mugeni,
nibo bana b'imfura nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ni imfura muri bene se benshi. Tubisomye hano mu byahishuriwe Yohana 21:27 nk'uko twabisomye mu byahishuriwe Yohana 13:8. 21:27 nsubiremo muri urwo rurembo ntihazinjiramo ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabeshya keretse abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Apocalypse 21:27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Abazinjiramo n'abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Ibyo byumvikanye neza. Ariko iyo dusomye mu byahishuriwe Yohana cya 20 murongo wa 11 kugeza kwa 15 baratubwira ikindi gitabo. Ibyahishuriwe Yohana cya 20 murongo wa 11 kugeza kwa 15. Cya 20 byahishuriwe Yohana cya 20 murongo wa 11 kugeza kwa 15. Kwa 15 kugeza kuri 15. Mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Iki ni igihe cy'urubanza rwa nyuma, mugenazi aba yaratashye. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe. Ni ngombwa bose bagomba guca imbere y'iyo ntebe. Nuko ibitabo birabumburwa. Ibitabo birabumburwa. Kandi ikindi gitabo kirabumburwa ari cyo gitabo cy'ubugingo. Uyu ni umurongo wa 12. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo. Urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo. Bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo, umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Ni ukuvuga ngo abari mu gitabo cy'ubugingo gusa, ntabwo hari umugabane badakoraho. Umugabane w'abana b'imfura si uwabo, keretse abari mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Ariko bari mu gitabo cy'ubugingo gusa bitewe nuko bizeye Yesu Kristo, cyangwa se nuko babayeho ari inyangamugayo bakiranuka ku byo bazi. Imana niyo ifite icyo banga y'ukuntu izaca imanza, ariko izo manza ntabwo zireba umugeni wa Yesu Kristo. Ahubwo ibyanditswe biravuga ngo ntabwo muzi ko tuzacira ab'isi urubanza. Abaza nta nteko y'uwo mucamanza wenyine, abera abari muri uyu mugabane w'abana b'imfura bazaba bicaranye n'umucamanza, bo bazacira abangaba imanza. Umwami Imana aduhane umugisha. Hari igitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama, hari igitabo cy'ubugingo gusa. Hari n'ibindi bitabo nk'uko ibyanditswe bibivuga, uzabibona muri Maraki igice cya 3. Mu bitabo ngo abubaha Imana baraganira, ibitabo birabumburwa, Uwiteka arandika. No kuvuga ngo hari ibitabo. Ntabwo Imana yacira umuntu urubanza itamwereka. Hari ibitabo, hari ibimenyetso. Ariko hari umugabane udakorwaho. Hari umugabane wa mbere, hari umugabane uruta iyindi, n'uw'intore z'Imana, n'umugeni wa Yesu Kristo. Nibo bazazamurwa, nibo batazagirwaho.
ububasha n'inyigisho za antikristo, iyi nyamaswa abandi bazayiramya. Ariko abayishura ijambo ry'ukuri, ababwiwe ngo sinkibita abagaragu, ababwiwe ngo ibyo data yampaye byose narabibamenyesheje, abayishurirwa, abafite umucyo w'igihe cyabo kuva itorero rya Kristo ryabaho, ab'Imana yibiye amabanga. Tuzabibona mu bihe byose itorero ryaciyemo. Aba bana b'imfura bagiye bagenerwa ingororano, ariko nk'uko Isaka yabayeho akaragwa byose, umugeni wa Yesu Kristo afite byose. Soza n'abashimira Imana cyane. Ijambo riratubwiye ngo ntabwo muri abagaragu, muri inshuti kuko muzi amabanga, muri abana bo mu rugo, muri abaragwa. Iby'abagaragu n'abaja n'imigabane yabo biri ukwabyo, ariko umugabane wihariye w'intore ni umugabane uhebuje. La part des serviteurs et des servantes et des gens qui font des œuvres, c'est une part autre, c'est une autre part. Elle est là, elle existe. Elle n'est pas aussi moindre. Cette part-là est aussi grande. Les disciples, ayant chassé les mauvais esprits, ayant fait des miracles, ils s'en sont réjouis, c'est normal, parce que les gens applaudissaient, parce que les gens disaient qu'ils sont, ces gens-là ils ont la puissance, et cela, charnellement, les a réjouis. Intumwa zaranezerewe. Ibintu byakoreshe mu izina rya Yesu Kristo, kuva bavuka bari batarabibona, imyuka irabatinya, dayimoni arahunga, bapfuye barazuka, abasazi barakira, ibicya ababembe. Igihe cya Yesu Kristo hakozwe byinshi, ariko umwami arababwira ngo ibyo ntibibateshe umwanya, ntibibe ari byo mutaha umwanya, ntibibe ari byo bibanezeza, munezerwe nuko amazina yanyu yanditse mu ijuru. Mu ijuru ijambo rimaze kubisobanura, ahariho ni mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Na mu itorero ry'Imana nzima nta gitabo cyo kwandikamo abantu, ariko aho banditswe harahari. Mwami Imana aduhane umugisha. Umuntu wese wumvise iri jambo kumva ko afitiye umugabane, namfashe dushimire Imana tugiye gusenga. Mwami wacu Yesu Kristo, mukiza w'ubuntu n'imbabazi, izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwami, ndagushimiye mu gitondo cy'uyu munsi, ndagushimiye ku ijambo ryawe, ndagushimiye kubwo guhishurwa kw'ijambo ry'ukuri, ndagushimiye Mwami kubw'umugabane uhebuje wageneye abana b'imfura, ndagushimira kubw'umugabane wageneye intore, ndagushimira Mwami, ndagushimira kubw'ubwo buntu watugiriye. Udushoboze Uwiteka, tukubera abana bakunezeza, tukubera abana Mwami bagushima, bagushimira, bagushimisha, baguhesha icyubahiro kubw'uwo mugabane mwiza waduhaye. Ugenderera abana bawe bose bumvise iri jambo, ubahe ibiruta ibivuzwe muri aka kanya, kuko niwo utuye umutima ugaburira abashonje bose. Bigishwa bahagaritse umutima, ariko wowe uzi kugaburira abana bawe. Mwami, wowe ubwawe ugaburira abana bawe kubwira ijambo. Izina ryawe rihimbazwe. Nubishaka Mwami, zongera uduha akanya tuboneke ku meza yawe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Uwiteka aduhane umugisha nawe utaha, amen. Itorero ryubatse ku rutare, amadayimoni nta
wese iratuiteka niwe byose kandi arabitegeka uwirata wese iratuiteka niwe byose kandi arabitegeka ye harimo imbaraga zibohora ibirema bigasimbagurika indimi zibiragi zikagobodoka ibipfamatwi bikumva ijambo ry'igihe uwirata wese iratuiteka niwe byose kandi arabitegeka uwirata wese iratuiteka niwe byose kandi arabitegeka Satani yibwiye ko yanesheje Yesu igihe umubiri we wari mu gituro Yesu arazuka urupfa runesheje ati muhumure nanesheje uwirata wese iratuiteka niwe byose kandi arabitegeka uwirata wese iratuiteka niwe byose kandi arabitegeka kera Satani yagiraga gereza yafungiragamo abakiranutsi Yesu aramanuka agera ikuzimu arakingura maze barasohoka uwirata wese iratuiteka niwe byose kandi arabitegeka uwirata wese iratuiteka niwe byose kandi arabitegeka Ubwoko bw'Imana dushimira umukiza twibuka ukuntu natwe yadukijije atubohora iminyururu y'amadini arakingura maze turasohoka uwirata wese iratuiteka niwe byose kandi arabitegeka uwirata wese iratuiteka niwe byose kandi arabitegeka uwirata wese iratuiteka niwe byose kandi arabitegeka uwirata wese iratuiteka niwe byose kandi arabitegeka